Muraho tugiye gukurikira igice cya kabiri cy'inkuru yitwa Robinzo. Igice cya mbere twashoje Robinzo hari umuntu umuhamagaye kuri telefone ndetse arikanga cyane. Ako kanya Ben yahise abaza Robinzo, ubaye iki chérie? Ko mbona uhindutse? Wikanze iki? Robinzo nawe kuko yari akiri kuri telefone abwira Ben ati, ndacyari kuri telefone chérie, ndaza kukubwira. Robinzo uwo muntu ibintu byose yamubwiraga wabonaga ko afite ubwoba ndetse yahungabanye. Akiva kuri telefone Ben ahita amubaza, mbwira chérie, mbwira n'iki kibaye? Robinzo nawe ati, sha Ben, ibintu bigiye kuzaba muri no weekend. Ntabwo nzi pe, ntabwo nzi ukuntu uri bubyakire. Ben nawe ati, ni ibiki kuri kuntera ubwoba? Iyi weekend se hazaba iki? Robinzo ati, sha umva nkubwire Ben, mbabarira ntabwo nzi ukuntu nabigusobanurira. Uzwi mu weekend nzakora ubukwe. Uri kwibaza icyo kintu? Uzwi nzakora ubukwe n'umuntu utajya uvuguruzwa ku ijambo yavuze. Uzwi nzakorana ubukwe. Ben, mbabarira nta kintu cyo kuvuga. Ben nawe ati, ubukwe? Ubukwe gute ubwo? Ko nzi ko tutarapanga ubukwe, ko twari twarabishyize umwaka utaha. Ubwo se upanze ubukwe gute kandi uzi isezerano dufitanye? Robinzo araturika ararira. Sha Ben, we ntiwabyumva. Aha mbyumviye nawe niho ubyumviye. Nyine kuri telefone nari ndi kuvugana mu gihe ataramubwira ahita haza abakobwa benshi bafite indabo bari guha Robinzo icyubahiro kidasanzwe. Ben arikanga. Bose bazaga bunamira Robinzo bamuhereza indabo, bunamira Robinzo bamuhereza indabo. Reka twibuke ko kuri no kaminuza higagaho abana b'abayobozi benshi ndetse higaho abana b'abakire ku rwego rwo hejuru. Ben mu ijwi rituje ati, ndabona ibintu byafashe indi ntera. Kugeza ubu sinzi icyo gukora pe. Ubukwe, icyubahiro kidasanzwe. Ese ugiye gukora ubukwe nande chérie? Ninde ugiye gutuma unyanga? Ninde ugiye gutuma wica isezerano twahanye? Ni wowe ugiye kurenga ku isezerano wampaye koko? Ben abonye agiye kuririra mu bantu ahita yikubita aragenda. Mu gihe Robinzo agiye kumukurikira, umuyobozi w'iyo kaminuza bahamagaye Robinzo. Robinzo, nsanga muri ofisi yanjye. Amarira yari yose. Robinzo ahita yerekeza muri ofisi y'umuyobozi. Reka tunyarukire mu gihugu Robinzo aturukamo. Abaturage bateje umutekano muke. Ati, gute umwami akorera ubukwe mu gihugu kitari iki? Gute ibi bishoboka? Gute tutazataha ubukwe bw'umwamikazi wacu? Ni gute tutamuzi? Bigaragambije, baryamye mu muhanda, barazamura amajwi basaba umwami yuko ubukwe bwabera mu gihugu cye. Umwami w'icyo gihugu yari umwami wumva abaturage be, yari umwami uzi gukunda ndetse umwami wegereye abaturage. Mu rwego rwo kubaturisha, umwami yari yiziye. Bose bamubonye batera hejuru. Mwami wacu, turashaka ubukwe muri iki gihugu. Ntabwo dushaka gukorera ubukwe hanze y'iki gihugu. Dushaka kuzataha ubukwe bwawe. Dushaka kuzaha icyubahiro umwamikazi wacu. Umwami mu ijwi rituje, muhumure bantu banjye. Ubu ngubu ntago ari ubukwe. Ubukwe nyabwo buzabera mu gihugu cyacu. Tuzakora ibirori bishimishije kandi buri wese azerekwa umwamikazi. Ngaho nimutuze kugeza igihe umwamikazi azabagereraho. Nuko abaturage bose bacecekera rimwe bumvira umwami wabo, dore ko bamukundaga cyane. Batangira gutera ijwi hejuru ati,
harakabaho Robinzo wacu, umwamikazi wacu, Robinzo. Reka tunyarukire ku babyeyi ba Robinzo. Bafite ubwoba, bagerageje guhamagara umukobwa wabo, yanze kubitaba. Bahamagaye inshuro nyinshi cyane. Mu mutima bari kwibaza bati, uyu mukobwa aramutse aduhemukiye twakwirwa he? Uyu mukobwa dusebeje byakwitwa ngo iki? Ese umwami yaduha ikihe gihano? Mama Robinzo ati, ongera uhamagare n'ukuri. Umwana wacu nizere ko atatuvutse uyu mugisha. Papa Robinzo yarakomeje aratitiriza arahamagara. Nuko Robinzo abonye ko ababyeyi be bahamagaye inshuro nyinshi, abwira umuyobozi wa kaminuza bari kumwe ati, ndabona ababyeyi banjye bambuze cyane, mwambabarira nkabanza nk'abitaba. Umuyobozi ati, nta kibazo rwose, banza bavugishe turongera kuvugana nyuma. Robinzo yitabye papa we mu gahinda kenshi. Allo papa, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça papa? Papa, urabizi ko mfite umuntu nkunda. Urabizi ko mfite umuntu nkunda kurusha abandi bose. Urabizi ko mukunda kurusha nuko nikunda. Papa Robinzo n'umujinya mwinshi ati, uravuga Shepanzi Ben? Ahubwo sinzanamubone no mu bukwe bwacu. Umva ahubwo mukobwa wanjye, umukobwa nkunda, umukobwa w'ikinege, nakwinginze ntuzadukoze isoni. Turi mu mazi abira. Umunsi umwami yakubuze nirwo rupfu rwacu. Umunsi umwami yakubuze nirwo rupfu rwa Ben. Tekereza kabiri, ntuzadukoze isoni Robinzo wacu. Dufite ubwoba bw'ibizatubaho uramutse wanze umwami. Dufite ubwoba bw'ibizaba kuri Ben. Kandi Robinzo, dufite n'ubwoba bw'ibizakubaho. Gerageza ukunda umwami. Ndabizi neza kuzi yuko ari umuntu mwiza, kandi ndabizi neza yuko uzi ko yagukunze kuvura akana. Nubwo umwami wacu akurusha imyaka 15, ntabwo iyo myaka ari myinshi. Urukundo ntabwo rugendera ku myaka Robinzo. Chérie ma fille, ne me déçois pas. Robinzo yarateze amatwi, arikurira, umutima we wuzuye intimba. Ariko kandi agatekereza ku magambo papa wamubwiye ko bizabaho naramuka yanze umwami, abura amahitamo. Mu gihe akiri gutekereza ku byo papa wamubwiye, wa muyobozi wa kaminuza yarahageze ati, mwarangije kuvugana se? Ese Robinzo, ni iki kiri kukubaho? Ko uyu munsi witwaye bidasanzwe. Uri mu bakobwa bahoranaga ibyishimo, uri mu bakobwa bahoranaga inseko. None uyu munsi wijimye, amarira niyo yonyine ari kuvuga. Robinzo mu ijwi rituje ati, ndabizi ko nawe ubizi. Ndabizi bizaba muri weekend ko ubizi. Umuyobozi ati, yego ndabizi kandi ni inkuru nziza. Ni inkuru yagakwiye gutuma wishima, ariko uri kurira. Robinzo, ayo ni amahirwe atabona benshi, kandi iri ni ishema ry'ikigo cyacu. Ndabizi ko ukunda Ben, ndabizi cyane rwose ko utifuza kumuhemukira, ariko nuramuka wanzuye ya mwami, ndakeka ko ubuhemukiye Ben, uraba umwiciye ubuzima, uraba wishe ubuzima bw'ababyeyi bawe, ndetse uraba wishe umutekano w'igihugu cyawe. Robinzo araturika ararira. Ikibazo cyari cyamubanye ikibazo, nta gisubizo yabonaga aho hafi. Yari yabuze amahitamo. Ntiyashakaga kubura Ben, ariko kandi ntiyashakaga kubura ababyeyi be, ndetse yashakaga gutanga ishema mu gihugu cye. Iminsi yari isunitse. Ben we yamenye amakuru, atangira kugendera Robinzo kuri. Yabona ukuntu asigaye afite abantu bamurinze impande n'impande, yabona icyubahiro basigaye bamuha mu kigo, akabona ko nta huriro na rito. Robinzo nawe
kubera gushaka kurinda Ben ndetse no kurinda ababyeyi be, yatangiye kugendera kure Ben, atangira kumwicaho gahoro gahoro, ariko mu mutima ashira. Ijoro ryose yirirwaga arira, amanywa yose akarira. Robinson twari tuzi nk'umukobwa mwiza yaragiye aracuyuka, arananuka, mbese yari yabuze Ben we. Ben we muri iyo minsi kwiga byaranze, afata akaruhuko gato ajya mu rugo iwabo. Yagiye nta muntu n'umwe abwiye, yewe na Robinson ntiyabimenye. Robinson yakomezaga gushakisha mu kigo ngo arebe ko yabona Ben, agaheba, akarushaho kunanuka. Umunsi ubanziriza w'ikirori warageze. Abo mu gihugu cya Robinson baramanuka, ababyeyi, umwami n'ingabo ze ndetse n'abandi b'inkoramutima. Byari byashyushye ku kigo Robinson yigaho. Abakobwa bagenzi be bamuteguriye ibirori, reka sinakubwira. Nawe urumva impano zari zihari, urumva imyambarire yari ihari. Iyi kaminuza yigagaho abana bo mu ngagari gusa. Robinson we disi umutima ni wari uri hamwe, yari amaze iminsi atabona Ben we, ariko kandi yatekerezaga ko namubona bizaba bibi kuri Ben. Robinson yari yafashe umwanzuro wo gushakana n'umwami kugira ngo arinde Ben we ndetse arinde ababyeyi be. Reka tunyarukire kuri Ben, aho ari ntatuje. Mu mutima we huzuye ishavu, arimo aratekereza uburyo ejo bazaba batwaye umukunzi we, umukunzi akunze imyaka myinshi, umukunzi wabaye urukundo rwe rwa mbere. Nuko Ben akivugisha ati, ni hahandi ntabwo ejo nzajyayo, ntabwo nshaka kubona Robinson bamutwara, ntabwo nazakira iki gikomere. Reka nigumire mu rugo, nta kintu na kimwe nshaka kubona. Reka dusubire muri kaminuza. Ibirori byarimbanyije, umutekano ni wose, abashyitsi bakuru bahageze, mbese byari agatangaza. Ariko disi umwami nawe yari mwiza, yari aciye bugufi kandi rwose agaragara neza, ariko nyine urukundo rujyaho rushatse. Robinson yashakaga no kumureba mu maso, yumvaga ubuzima bwe burangiye atari kumwe na Ben. Ababyeyi ba Robinson bo bahoraga hafi umukobwa wabo, ndetse bamwongorera ati, wirinde utadusebye, utubabarire, ubuzima bwacu buri mu biganza byawe. Ndakwinginze Robinson, wihangane rwose, urukundo ruzagenda ruzerega. Robinson w'icyo yari ariho ni amarira gusa. Yumvaga amagambo ababyeyi be bamubwira n'ukuntu ari bo babimushyizemo, akumva umutima urenda guturika. Robinson mu mutima ati, Ben, ndagukunda, nzahora ngukunda, nta nubwo nzi icyo nakora kuri ubu ngubu, ariko byibuze ndumva nakwipfira, kuko aho kugira ngo mbeho ntagufite byaruta nkipfira Ben. Ubu se nkora iki koko? Nkora iki Ben? Ben nawe aho yari ari wagiraga ngo bari kuganira, mbese imitima yabo yarakoranaga. Ben nawe ati, igendere mukobwa mwiza, igendere nyine ushakwe n'umwami, ntawe uvuguruza ijambo ry'umwami. Nakora iki se nyine? Gusa nyine kubaho nagufite ntabwo byanshobokera, numva nakwipfira. Ibyacu ntibitinda rero, umunsi nyamukuru warageze. Bari biteguye ikirori koko, ikirori cy'umwami, namwe murumva ukuntu kimeze. Uko muri icyo gihugu Robinson arimo byashyushye, ni nako mu gihugu aturukamo byashyushye, bategereje umugeni mwiza, bategereje umwamikazi. Robinson bari bamuzaniye ikanzu nziza, ikanzu y'umweru, ikanzu itarigeze yambarwaho n'umuntu n'umwe. Robinson yari yaberewe mu gatimba, Robinson yari yabaye akamarayika, Robinson yari yabaye akanyange. Umwami nawe yari yambaye umwambaro w'ibwami, yaberewe rwose, wabonaga ko ikirori bakiteguye. Robinson we yitekererezaga Ben,
Ben wanjye, ubu koko ninjye ugiye kwica isezerano? Ben, koko? Ben nawe yabyutse mu gitondo cya kare afata umwanzuro wo gutaha ubukwe bwa Robinson, dore ko nta yandi mahitamo yari ahari. Amasaha yarisunitse, abajya ku rusengero ndetse harimo n'umwami berekezayo kugira ngo bategereze Robinson, umwamikazi w'igihugu. Ibineze neza byari byose ku mwami. Yabonaga umukobwa yategereje, amubonye birangiye. Ubwoba bwari bwinshi ku babyeyi ba Robinson kubera ko batari bizeye umukobwa wabo, ndetse bari bazi uburyo akunda n'uburyo afata umwanzuro ukakaye. Mama Robinson mu mutima we yaravugaga ati, Mana dufashe uyu munsi urangire neza, uturinde igisebo. Mana ndumva ntazi, ndumva mfite ubwoba, ariko hatubere. Aho Robinson ari, aho bari kumutegura bamutera make-up, basokoza imisatsi ye neza ngo aze gusohoka agaragara neza rwose, yahise ahaguruka nk'umusazi, ariruka mu makanzu y'umweru, abafashe ifarasi, dore ko zabaga ziri aho ngaho. Afata ifarasi nziza y'umweru ayitwara nk'umusazi, arihuta cyane ku buryo nta n'umwe wabashije kumukurikira. Yerekeza muri rya shyamba. Tugarutse hahandi inkuru yacu yatangiriye bwa mbere na mbere, ubwo twabonaga Robinson mu ishyamba ari wenyine. Nguko ko yageze muri rya shyamba. Robinson yinjiye mu ishyamba ashaka uburyo bwose yahura n'ibikoko ngo bimurye, ashaka uburyo yahura n'ababicanyi bavugaga ngo bamwice bigira inzira. Ntiyifuzaga kubaho, ntiyifuzaga kwica isezerano yahaye Ben, ndetse ntiyifuzaga kubana n'umwami. Yinjiye mu ishyamba atangira kurira cyane, araboroga, arasakuza cyane. Ifarasi ye yari imuri iruhande nayo itangira kumufasha, irasakuza, irasakuza, irasakuza koko. Abaturage bari baturiye aho hantu bagize ubwoba bwinshi, batangira gutekereza yuko ari abambuzi bambuye umuntu hatambutse, cyangwa se abagizi ba nabi bari kumwica. Iri shyamba twibuke ko ryari ishyamba riteye ubwoba cyane, ishyamba ryaberagamo ibibi, ishyamba ryabagamo abagizi ba nabi, ndetse buri munsi bahasangaga umurambo. Reka dusubire aho umwami ari, ategereje Robinson. Ibyishimo ni byinshi, ariko ari kubona ko amasaha yakuze, umugeni ataramugeraho. Ababyeyi ba Robinson bari kurebana bafite ubwoba bwinshi, ndetse batangiye gutitira. Ati, Robinson yaba agiye kudukoza isoni koko? Ese uyu mukobwa ari he ko yatinze kuza? Twisubirire kuri Ben. Twasize ari kwitegura ngo ajye gutaha ikirori. Ageze mu kigo abura Robinson, ashakisha ahantu hose, abaza inshuti ze, abura Robinson. Yegereye umuntu wari ushinzwe kurinda amarembo y'aho basohokeraga, amubaza nimba Robinson nawe yabonye. Undi nawe aramusubiza ati, Robinson yasohotse yihuta cyane ari ku ifarasi, ntabwo tuzi aho yagiye. Igitangaje, yagiye yambaye ikanzu y'ubukwe. Ako kanya Ben yahise amenya ahantu Robinson yagiye, nawe ahita afata ifarasi arayihutisha cyane, arayihutisha ku muvuduko wo hejuru ngo agereyo basi atabare Robinson. Ben yerekeje kuri rya shyamba, dore ko ari we wari wararyeretse Robinson. Akihagera atangira guhamagara Robinson. Robinson, uri hehe? Robinson wanjye, ni Ben. Uri he Robinson chérie? Ako kanya Robinson yumvise ijwi rya Ben, acecekamo gakeya, yumva koko ni Ben. Ahita asohoka muri rya shyamba akurura ifarasi ye. Agisohoka muri rya shyamba yumvisha akaruru kenshi, abaza bafite amacumu, abaza bafite imihoro, bari baje kumurangiza. Robinson yese yurira cheval yiwe, na Ben yuririye. N'ubwoba bwinshi batangira gutwara bihuta, amajwi ariko abatera ubwoba, amajwi aza birukankana, ariko batarabona ba nyirayo.
Mu gukebuka inyuma, Ben yabonye igitero cy'abantu benshi bafite intwaro baza babirukanka inyuma bashaka kubagirira nabi. Ako kanya hahise haturuka ingabo nyinshi imbere, nazo zije gutabara Robinson, dore yuko bari bamenye icyerekezo arimo. Ingabo z'umwami zatangiye kurwana n'icyo gitero cyari cyitwaje intwaro, ndetse ziratsinda. Abaturage baturiye ako gashyamba batangira gusohoka mu ngo zabo, dore ko baheraga mu nzu kubera umutekano mukeya. Ako kanya umwami yahise afata Robinson akaboko ati, mugore wanjye, mbabara ntuzongeye gukora ibi bintu. Ndabizi ko ukunda Ben, ariko nanjye ndagukunda. Ni muri urwo rwego urukundo ngukunda rutanyemerera kukubabaza. Genda ubane na Ben, icyo uzakenera cyose cyatuma Robinson abaho neza, cyatuma Robinson abaho yishimye, usambaze. Abaturage bari baturiye iryo shyamba batangiye kuririmba Robinson, uraturokoye. Robinson, udukijije abagizi ba nabi. Robinson, utumye dusohoka mu mazu. Robinson, urakabaho Robinson, urakabaho Robinson. Nuko inkuru yacu yarangiye. Nuko igice cya kabiri cyarangiye, aho umwami yemereye guharira Ben, umwami utaravugirwagamo, umwami utarivuguruzaga. Kubw'urukundo yakundaga Robinson, yemeye kumurekana na Ben kugira ngo ibyishimo bye byuzure. Iyi yari Tesi Media, mwari kumwe na Kayitesi Ange. Inkuru y'urukundo tuyikurikira buri wa mbere. Niba uri mushya, ibuka gukora subscribe, ibuka gukora ku kazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona zikijyaho. Imana ikomeze kubandindira, naho ubutaha. Ciao ciao.